Yes, ikaze nanone bakunzi ba Nebero nshya twongeye kubasuhuza kandi tubasabira umugisha n'amahoro biva ku Mana. Ingorofani ihinduka indege, ikarita ihinduka etaje, umuserebanyo uhinduka ingona. Kubera iki se wowe? Tinyuka biracyashoboka. Yego, amazina yanjye nk'uko abiyandikishije kuri uru rubuga cyangwa se kuri iyi channel barayazi, ni Ntirenganya Jeremy. Kandi reka nawe utarakora subscribe ubundi uyikore, nawe ube winjiye mu muryango mugari wa Nebero nshya. Yego, nkozi y'inkuru y'uyu muheto, Miss Muheto, kubera yuko abantu bari kuvuga ibintu bitandukanye, abantu bari kuri iyi nkuru yo kongera gufungwa k'uyu nguyu Muheto. Abantu barimo baravuga ibintu bigiye bitandukanye kuri iri fungwa rye riri kuvugwa. Abantu bakavuga ngo uyu mukobwa noneho ntabwo azafungurwa, abandi bakavuga ati uyu mukobwa ni ikirara. Abantu bacitse ururondogoro, abantu bari kubivugaho bigiye bitandukanye. Yego, ndagarutse kandi kugira ngo iyi nkuru tuyishyireho umucyo, kubera yuko ibivugwa byose hari ibiba ari byo, ariko kandi turi mu isi cyangwa se hano muri social media ni nko mu isoko. Mu isoko haba ibintu bigiye bitandukanye. Mu isoko habamo ibicuruzwa bya pirate, mu isoko hakabamo kandi n'ibicuruzwa bya original. Rero hari n'igihe hano muri social media hajya habaho inkuru z'ibihuha, inkuru z'ibinyoma. Ibyo ngibyo birazwi. Habaho inkuru zo gutwika, akenshi muzabibona ku bantu bashaka kwamamara, ugasanga umuntu yitendetse ku wundi, ariko purpose ari ukugira ngo amwamamarireho. Kwamamara ni byiza, kandi buriya kwamamara udakuye mu buhemu, kwamamara udakuyemo umugayo ntacyo bitwaye. Kandi hari n'abamamaye rwose binyuze mu nzira ziguta, ariko kandi hariho n'abantu bashaka kwamamara banyuze mu binyoma, banyuze mu buhemu. Yego, so ni inkuru rero njye nyibona bwa mbere, umuntu wabaye nkaho umuntu wayiburekinze cyangwa se wayitangaje bwa mbere ni uyu nguyu Jihad, cyangwa se uyu mwita umushu wanyu. Yego, ntacyo bitwaye. Iyo nkuru ikavuga yuko Muheto, ariko nawe ntabwo yari siri neza, kubera ko yaravugaga ngo biravugwa, sibyo? Nawe mu mwumve ntabwo yigeze abyemeza 100%. Akavuga yuko bivugwa yuko Muheto yaba yongeye agafungwa, aho kandi yongeye gufatwa atwaye imodoka kandi yasinze. Rero iyo nkuru ikijya hanze, abantu bahise banjama uyu mwana w'umukobwa. Abantu baravuga ati uyu mwana w'umukobwa ni ikirara, uyu mwana w'umukobwa rwose noneho ntago azafungurwa. Mbese abantu bacika ururondogoro, abantu kuri uyu Muheto bamuvugaho ibintu bigiye bitandukanye. Wibuke yuko kandi n'ubundi yaramaranye iminsi kesi, cyangwa se mu minsi yashize yarafunzwe, ubwo yarafungiwe gutwara ikinyabiziga yasinze, kandi noneho yafatwa cyangwa se yahagarikwa n'abashinzwe umutekano wo mu muhanda akagerageza kwirukanka. Yego, ikindi yarafungiwemo no kwangiza ibikorwa
biri ku bikorwa remezo. Yego, ibyo ngibyo murabizi singiye kubigarukamo. Rero yarafunzwe, ariko kandi mu kuburana ajya gufungurwa yabwiwe yuko afunzwe amezi 3 y'agateganyo, aho n'ubundi asa n'aho ari muri risike. Umugabo umwe niwe ejo bundi bafunguye avuga yuko ngo ubu ngubu asigaye ameze nk'umuntu ugenda ku magi. Na Muheto rero nawe niko bimeze ubu ngubu. Miss Muheto nawe niko bimeze, ameze nk'umuntu uri kugenda ku magi, aho ubu ngubu ari kwitwararika cyane kubera yuko ntabwo yifuza gusubira nka hariya yavuye. Rero ndagira ngo rero iyi nkuru tuyishyireho umucyo, bitewe n'uko uyu nguyu Miss Muheto ni umwari. Uko byagenda kose ntago abakosa ari abantu bo kujugunywa, sibyo? Gukosa bibaho, ariko kandi ikosa ntabwo rihanishwa irindi. Uyu Miss Muheto twibukiranye ni umwari. Rero ibintu byo kuvuga ngo yafunzwe, icya mbere cyo nagira ngo ibi ngibi tubishyireho umucyo. Ntago afunze, Miss Muheto ameze neza. Ikindi, Miss Muheto umva nzanira telefone iri hariya. Miss Muheto ameze neza, ari mu muryango. Miss Muheto mu ijwi rye ari kwivugira yuko ari kwidedembya, ameze neza rwose. Urakoze. Miss Muheto, aho umunyamakuru amubajije uyu Murungisabe, amubajije ibyo gufungwa kwe, yavuze ati ni abantu nyine batifuriza umuntu ibyiza. kandi koko wamwumva, babaho rwose. Ibyo ngibyo nta wabishidikanyaho. Rero hari abantu bakunda Miss Muheto. Abo rero twagira ngo rwose tubahumurize. Tuba dukwiriye no gukora inkuru zo guhumuriza abantu, inkuru zo gukura abantu imitima. Ndagira ngo mbumvishe ijwi rye ubwe ku ifungwa riri kumuvugwaho icyo ari kurivugaho. Ndashima Imana rwose. Vampiri, ibyo bindi byose sinzi aho biri kuva, sinzi n'aho biri guturuka, sinzi n'aho bizanye, ariko byose ni amarumazi y'abantu bamwe na bamwe bataba bifuza ibyiza cyangwa iterambere ry'umuntu, ariko ndi amahoro. Murabyumva yuko ni rumazi. Miss Muheto ameze neza, ari mu muryango, aratengamaye, aridedembya, nta gikuba cyacitse, nta shyano ryabaye. Miss Muheto ntago afunze. Kandi ikindi, Imana ikomeze kumurinda. Nahoze mbona muri comment abantu bavuga ngo ubwo batangiye kuvuga yuko afunze buno agiye gufungwa, ariko ntago ari bwo kuri. Kubera ko buriya byose biberaho kugira ngo n'umuntu yige. Buriya nawe hari icyo yize mu bibazo amazemo iminsi. Reka rero
twifurize uyu mwari wacu, uyu mukobwa wacu Muheto, Miss Muheto, kugomeza kugubwa neza. Imana ikomeze kumuragiza urukundo rwayo, kandi n'abafana be komeze kumuba hafi. Kandi n'abantu namwe mukora inkuru nk'izi ngizi z'ibihuha, ni ukuri rwose mujye mwikubita agashyi, sibyo se? Yego. Reka kandi mbashimira abantu bose mwafashe umwanya, wowe wafashe umwanya ugakurikira iyi video. Imana ikomeze kuguha amahoro n'imigisha. Bye.